Ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba indamutsa azabahitiyemo umukino witwa Sibo Shyashya. Mubaje w'imitima ntiyayiringanije. Umuntu yarebye undi maze aramwitegereza. Atakabi nuko utareba uko umuntu ameze imbere. Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu umwana w'ishyari umuguyaguya ariko ntanyurwe, wanamugaburira akabirya ari uko ubanje kurumaho. Mukurikira umukino. Uribaza urugi mwana wanjye? Nyewe. Mwarangaje urugi ntabwo muzi ko imibu yakabwi yinjira mu nzu. Zakinze nuko naringiye kwanura ya ntara n'isuka iri hanze. No. Cyo gira vuba kinjya hakiri kare. Uzi ko hasigaye harateye n'ibisambo. Nyirangerageze ko adakoma yagiye. Arimo nyamara ntaho yagiye. Mwiriwe mu mbere. Mwiriwe neza. Yego. Siko mwaheze mu muryango ntimukomeze ngo muze. Nibyo byiza mba ngira ngo umugore abanze yisuganye. Tamugwa gitumo ngasanga hari ibyandaraye. Mwiriwe mutese. Na amahoro da. Namwe se muje amahoro? Na amahoro da. Twari tumaze kugira ngo uraraye. Karara ntacyo nasize mbabwiye. Ndabizi. Oya. Ahubwo nagize no kare. Nuko nanyuza araguhara kwa Rutebuka ngasanga yakagwa ngatindayo gato. Bahishije se? Nyamara nahoranye na Mukandori ntiyagiye icyo ambwira wawe. Mbese rwose ndahageze nkubitsena n'umukwe waba yibazaniye. Byari bintangaje. Ariko tambuka ushyike ku gatebe uruhungu ni wagwangaye. Reka maze shire hiriya myugariro mbone kwicara. Murarebe neza ntihagire ikirara hanze ndabona ikirere gihaka imvura ishobora kurarikwa. Ego. Ese sinumva ahubwo igeze hasi. Ndabaza ruhu. Ya masaka yari yanitse inyuma y'inzu wayanuye. Nayanuye. Nuko wakoze. Siko nari nayibagiwe. Aya mazi se yari kuziko nayiki. Yewe nayase yo gukaraba nyaruko yazanye. Usije ufunze igikoni urumva? Kandi wibuke kuvumbika n'umuriro. No ndabona je kundi. Ese ariko no ariko tuzarebana. Turi nawe reba baranegeka ibintu byose yicariye. Nkaho yahagurutse akabikora gukorera umugabo we. Ishya no koko. Ubuse no ndavumbika nawe watsinye. Baziru nje bamukana ayo mazi nitere ntaricara. Ngana. No. Ndana gasaba. Nikose umukecuru se wasanze ameze ate? Yewe, araho nasanze atangiye koroherwa. Namubwiye ko ejo bundi uzanyaruka cyangwa bazirunge mukajya kureba uko ameze no kumukiriza imyanda. Oya nibyo rwose. Mbese wagiye kwa nyagakuru? Nari nagiye kureba uko ameze kuko bari bantumyeho ngo yararembye. Wagasana se baraho? Baraho. Ahubwo Mukabinyana yabyaye umuhungu. Mama shenge impundu. Ngo nujye uzamujyanira uburo bw'igikoma. None nijye uzajya njye kurara no nkwana. Kandi nzarara papa. Nushaka ko zarara. Ko zaburi kwa so wanyu bashiza buri kwa Rwanda. Ndamena ya mazi Baziru. Yewe sawa nimwagize ngo nabarangaranye. Nimwakira akagacuma. Nuko nze mu babezi mihogo. Ndagufungura. Pereza mvuna ninde wampaye gasho. Ukavumbuye hinyirengereye. Yewe nako nasengere kwa Paulo ngira mutaza gutahira kuyarima. Noneho yabera yasengereje inzoga nziza Paulo ye. Yewe nanjye numvise ari nziza. Inzoga nziza rwose. Baziru. Ngaho se kwicara reba imbehe maze udufungurira. Oya baworoheje gato hari icyo nshaka kuganira namwe. Garuka nawe Baziru. Nimwicare. Akira nawe usome nyangerage. Harya Baziru wowe nusomaho? Murakoze. Ngerageze rero nawe Bazirunge.
turakumva. Ndabasaba ko tujya inama ko turi muri uru rugo turi batatu n'urwacu. Ukaba umugore wanjye Bazirungi akaba umwana wanjye nako wacu. Ndakumva rwose komeza. Ariko sakira wongera usoma. Oya buteretse mbanze mbabwire ntarasinda. Hato ntaza gutesha. None rero nyirangerageza ukamumenya nk'umwana wawe. Ukamutuma ndetse yakora ikosa ukamuhana. Mbese nk'uwo wibyariye. Ntamurera se rwose nabuzwa n'iki ko nanjye ndi umubyeyi. Ubuse abanjye aho bari sinifuza ko bamererwa neza. Muretse ndangize. Bazirungi nawe mwana wanjye. Uyu niwe nyoko. Ukamwubaha ukamwumvira. Mbese mugashyira hamwe nk'umwana na nyina. Ndayibasabye kandi nizeye ko ariko bizagenda. Muramenye ntimuzihe rubanda. Ni mubinyemerere cyangwa se mumpakanira hakiri kare. Yewe rwose ndabikwemereye. Umva umwana ni uwacu. Nambera umwana nzamubera umubyeyi. Cyakora kandi nananira nawe uzamfashe tumugorore. Naho rero numumparira ntacyo nzashobora. Rega burya kurera no gufatanya ntibireba umubyeyi umwe. Nanjye nambera umubyeyi nzamubera umwana. Ubundi se ndabyanga ngo mama zucye agaruka ndere. Mwana wanjye nivyo nyoko yarapfuye ariko muri iyo nkiriho nanjye nzakurwanira ishyaka. Nyina ngerageza. Unyumve nabi. Reka da. Ubundi se umubyeyi wese ntarwanira ishyaka uwabyaye. Hashize imyaka 5 nyina Bazirungi yitavye Imana. Twari tubyaranye 5 kose. Ariko yasigiye ni Bazirungi wenyine. Ayiwe. Ndacyakubwira. Bazirungi ni imfura yanjye. Bane bose bamukurikiraga Imana yarabahamagaye. Nuko nawe nibwo abakurikiye. Mwana wa. Umura rwose wigira agahinda. None se ko Imana yakoze ibyayo ihangane nanjye nzagerageza kuguhoza. Aha. Dore ubaye wa gatatu nyuma ya nyina niba utarunabiza ubimenye. Yewe sinari mbizi. Abo babiri bose nta kindi twapfaga Bazirungi uyu. Ariko wenda kwizaye mbandoga muvuna ndinda. Nakurangiwe na Gakwaya kandi n'umugabo ntiyandangira umugeni mubi. Byose Imana nibidufashamo tuzabishobora. Ahubwo rwose amagambo mbwenda yashimye cyane tuzafatanya. Mugore wanjye rero dore urugo rwawe nguru. Ubu wabaye nyiri urugo ntukiri umushyitsi. Ejo nzakwereka imirima yacu yose. Byose mbese ubimenye. Ukwezi umaze hano abavandimwe bamwe warababonye. Yewe baradusuye narababonye. Nabandi kandi uzababona. Amagambo nabwiraga nayo kandi nizeye ko ntataye inyuma ya Huye. Oya rwose twabyumvise. Pereza uwo mukuzo nongere nisomereho. Mwakira. Pereza amavuna ndinda wampaye inka. Noneho muzane n'amafunguro dufungure. Mbe Baziru, harya nijoro ntiwari wambwiye ko ujya ku isoko? Ubundi ngiye kugenda. Ariko se ko nahirutse wakase udufaranga two kugura igitambaro cyo mu mutwe yaratuguhaye? Mahise nanjye ndiwo gutega igitambaro. Yambwiye ngo sinkamubwira ubusa. Ariko mwana wanjye ntukihebe. Erega burya bene utwo ntawe twaka umugabo. Ahubwo buryo ubanza kubimbwira mba naramukubarije cyangwa tukareba ukundi tubigenza. Erega nyabusa ntukantinye ndi nyoko. Mbangira ngo urareba si ngombwa kubikubwira. Hari ubwo nawe nakubwira ukansubiza iby'icyo nka. Ariko mwana wa, hari ubwo uragira icyo umbwira koko nkagucyaha? Reka ndebe hano arabona narabitse amafaranga. Akira maze uze kugura igitambaro urumva? Kandi nihagira udusago kuguremo n'ikindi wifuza. Urakoze. Dore ni 500. Maze kandi ubangukiye udasanga ataraza nta wamukira. Urasweye rwose. Dawa ntenda yose nkuri. Uretse ko nashaka kunyura kwa ntibanyurwa ngo Mariana yararwaye. Ntacyo bitwaye naho unyureyo. Ariko rero ujye umenya gutaha kare. Baramutse. Baramutse wo. Baramutse Mukama. Yego. Baramutse namwe. Waramutse Mukama. Yego. Bavuze kuri arushigisha ukabudusogongeje none nibwo ugiye kwanzika. Ndagira ngo nzabasogongeze ejo mugiye mu misa. Niko se Mukandora umusizeyo. Umusizeyo. Ahubwo yarantumye ngo umuherereze ka kabiri nawe agiye gushigisha. Ndagaha ndetse ko nta muntu uri hano. Cyakora ndakamushyira nanzuye. Bikoze Mukama. Karame. Uraje ngo tugende. Ahubwo tugende tugaruke hakiri kare. Ndashaka kuza kuya mu gatsi nimugoroba. Nta kindi se muntu matwigendere. Inga ndebe.
hano mafite ibiceri akira ungurira umunyu n'isabune urumva turagiye rero nyabuna se mubanguke bako ahubwo dusange muhishije ngaho mwirirweho Basiru noneho rwose wabonye umubyeyi ungana nyoko uzongera uganye mbabarira amazi nimba ari nk'uko iminwa n'ihiki yatoyemo waga ni ugushinyiriza ugize ukuntu ari umugome ntibishoboka n'ukuntu abantu bose bamushima akwitayeho ashoboye gutera ububwa nimujye mwivugira shenge mwifitiye ba nyoko uriya rutwana nta buryo umwagiye koko ariko se agutwaye ikima yego usigaye wambara neza twese ukaduhagarika none ngo rutwana nta bugi uribuka ukuntu wari wambaye imishumi twe tubona kwitaho kurusha na so wakubyaye pe dore amatama n'amaribori byaraje none urirata nuko nyine ngo nyina wundi ataba nyoko naho ubundi rwose nyina ngerageze ni umubyeyi ndetse n'umuntu uturutse hano ntiyamenya ko ari mukaso ndakubwiye ariko basetsa koko reka nguhe urugero none hakoze mu mufuka ngo agiye kumpa amafaranga y'intuza yo kugura igitambaro cyo mu mutwe nyine iki ngiki nacyo ahanini kinjyanye mu isoko harimo inote z'ibihumbi gusa ariko atinyutse kumpa 500 yonyine aya ngayo rero dore ngayo ndetse twaducira tundo yanyongereho two kugura umunyu yaba mama se nta abatinyutse kumpa 500 ntampaye ibihumbi 2 nibura cyangwa kimwe ariko rubanda ntimushima uzi ko mama ataramana 200 njyewe iyo musabye ikintu ama ibishyimbo cyangwa akangura ngo muri ibijumba bijyane ku isoko mbona icyo nshaka ugasaba ko yanga kugenza ati no kuri 500 ni menshi agomba kumvunguriraho se ko ari Maria data yampaye agashyitsi icyo nareke nzamucunga nyihi nta kindi rwose cyamushobora none se uguragira ngo yaguhe yose yampaye hanyuma se niba arayo bamubikije bayamubitsa ryase ko ari amasaka yacu ya Maria mu isoko nambabarije yego azirungewe koko mwingayigaya n'ikibonye undi wigeze yaguha ninde sara yewe burya ikibi ni ukukwisha inzara cyangwa akakurinda inzu ntakwizere rwose uramurenganya agufata nk'umwana we naho se kumvunisha inyuma urarwe ko yabereye yagera ku mugezi ego mana yanjye ubwo nta soni ufite buriya se yaguca akajya ku mugezi kuvoma yagiye noneho yewe nawe urakabije pe agomba se kuyimvunisha kubera iki buriya se nanjye kwamusiganya kuvoma ko kutambeshye mva nyine ko yaba ari mama yewe koko ubwongo bw'uvanga ibintu koko yewe koko ntawe neza rubanda uko nkumva cyakora ntugire ngo mvuze nabi na nyoko yabaho ntiyari kukunezaho disi wereka tubyihorere ntawe utaka umusonga wundi urumva sinkifuriza ko bizakubaho yego ariko sitambeshye wowe wifuza ko yagufata atera umbwiza ukuri ariko uzi icyo nshaka ko twafatanya ibintu byose kateka rimwe nawe gateka irindi tugafatanya gukubura uriya muharuro wacu yewe no koza amasahane tukabifatanya kandi yaba afite 2,000 akampa kimwe naho gasigarana ikindi urumva naho ubundi niba yanze tuzaruhanya sinkubeshye nubona tutaruhanyije ngiye bazirungi uzagira ngo yewe kanyagwawe usigaje no kwifuza ko murarana nkubwire rero umwana wa mama ibyo rwose ntuzabona gukundira ko mufatanya gukubura no koza imbehe ndakubwiye mufatanya koza imbehe se nyabusa muri nkurikirane cyangwa kurusha uranyumva reba se yandashije ntugomba rero kumusiganya mu mirimo itamukwiriye ntabwo ari imirimo y'umubyeyi ubyirushye ni imirimo y'umwari wabo rwose ibigo byose nabikora yaba ari mama nabikoreraga data nawe kandi amakunda byasaze ariko aribeshya nzamumuhuza bidatinze ngo songe bindima nzamumuhuza ngo se aramukunda burya rero nugira ngo hari ikindi amukundira ni uko abona gufata neza ni ukuri cyakora uzisubireho aho ubundi uzatuma uriya mubyeyi ahinduka reka nazaba afite 2,000 akampa kandi uzicuza ibyo wakoze nibereye ahangaha sindagura ndagena ibyo natabikora nyine n'ibyo ni akazi kawe ariko se ngubu ko tugiye kugera mu isoko utarambwira igitambaro ngura ntuzi igitambaro kanyine afite kanyine wo kwa Habimana kiriya gitambaro cye ni cyiza aba ari kigura kandi birahari ndabizi ku isoko ndaguramo n'inguti se nzagura yewe umenya dutashye kare sinduze abandi bose bakiri mu murima dore hakurya hariya bose baracyahinga reka twitaye hakibona dore twafatiye dutaha igicuku ducamano yewe
ariko nyine ubone nyina ngerageza. Ndakumva. Yewe ugira ushaka ikigage dushake abantu bo kudufasha ariya masinde duragiye kuturarana. Aha hanakomeye kubi. Uzi ko bose barangije kubibarizwe dusigaye. Ariko se ejo bundi sinakubwiye ngo urwarwa turuhingisha ukiyangira. Uragira ngo abantu bino baretse ashaka ikigage. Aha no mwijuto gusa yewe. Ntibagishaka rero. Maze urwagwa rwanjye nkabura kurushaka mu dufaranga ngo ugiye kuruhingisha. Nibanga tuzahihingira. Hasigaye tuhihorere harari. Mikaye, hari ikintu ukuntu hatuvunye. Ahubwo twashaka abahingira amafaranga da. Naho ni nacyo twaba dukoze ariko uzikuraza amasinda angana kuriyo. Mba nawe ye. Burya koko nta mugore umenya ko umugabo wakennye. Ayo mafaranga sura yafite. Ndenda nawe uraririmba. Mufuna ndinda mbe. Ihene ziracyari mu rugo ntizirahuka. Ye. Be Baziru nje we. Uyu mukobwa yabagihera. Haraho amutumye nyirangerage. Maze nkamutuma simbivuge koko n'igihe wamuhamagariye. Ahubwo wenda akazi ko mu rugo gashobora kuba kamubanye kenshi akabura umwanya wo kuzahura. Hanyuma si igihe namuhamagariye ntiyitabe. Bazironge we. Bazironge. Ariko nawe ujye uhamagara buhoro. Ko wenda ari mu nzu ntiyakumvise. Ari mu nzu kandi bifunze. N'igitangaza koko ye. Abana bo baranananye pe. Ariko Mikaye nawe ujye kubanza umenye impamvu. Ntugapfe kwiyasira gusa. Perere biyaturutse. Muri yari yatabaye hehera. Ese yaranyarukiye. Wiriwe Baziru. Uvuye Bazirunge wasize ufunze ugasiga amatungo mu nzu. Ye? Ariko se mubona ko nzajya nsigara inyuma y'urugi nkaho ndi umujura. Ego mwabasindimwe. Niko mukobwa wasigaye inyuma y'urugi. Ariko se ndabeshya ntabwo ari wowe wasize ufunze. Yewe mfunga. Ntabwo nzajya nirwa inyuma y'urugi rwose. Igihe mufungiranye nanjye nzajya nigendera hatazagira uhansanga akagira ngo ndibe. Hana y'u Rwanda. Ninagerageza se koko wasize ufungiranye umwana. Nsigara inyuma y'urugi. Yewe ni igitangaza. Ariko nawe ugiye kumbera mubi. Nta soni ko ugafungirana umwari. Ariko yengo koko ngo havugwa nyir'ubukozwemo n'ukuri. Baziru. Kose koko urahamya ko nasize ngukingiranye. None se njye ubu ngubu se ntabwo wafunze n'abandi bose ntimabire. Niba se data nagufungiranye wareba aho twagiye guhinga iyo uza ugafata urufunguzo. Ubwo se bari kurumba kandi wari wafunze. Abafunze utayishaka. Ariko se ceceka nawe. Ceceka ntawe ukubita isuka amadoga data. Ye? Umfungiranira umwana koko. Iri ni ishyano koko. Ye? Warahamusaza uko amusiga uzahamusiga. Usiga umufungiranye nta soni. Ngaho ufungura vuba se. Ariko rwose Mikaye urandenganya si ufite urufunzo. Ngaho ufite nafungura. Ntarwo mfite n'ukuri rwose. Ariko bakurakana ko atari wowe wafunze. Ntabwo wambwiye ngo uzajya usiga ufunze. Yewe ngubwira. Warabimbwiye ngo ntushaka ko uzajya Imana y'u Rwanda rwose akabe ni ukubeshyerwa uhari rwose. Tanga ko wigira nyoni nyinshi kandi si ubwo wajya uvugisha ukuri. Ariko naragenze ndabona pe. Ngaho ufite urufunguzo nafungura igihe ntagiye mfite cyo. Nirwa inyuma y'urugi. Muvane urusaku nimufungure. Ariko Bazirunge mwana wanjye rwose ninde wagushutse arcyo koko? Ninde muntu wakugiriye inama yo gukora ibintu nk'ibi koko? Erega mumbeje inyuma y'urugi koko. Izuba rinyitira inyuma y'urugi. Ubu se ko nshimye nta kindi wakoze kuko nafunze. Niko izo hene nazo se nasize nzifungiranye ngo zitahuka. Izo hene zanyu wagira ngo no kurisha ndarisha. Rwose izo hene zanyu ntacyo zimbwiye ngewe Bazirunge. Kuva munyeretse ko nta cyizere mufite nanjye guhimana ndamuganya mumfunye. Yewe ni amabanga pe. Ni amabanga se namanga yo kumfungirana inkumi y'imyaka 20. Kumfungirana inkumi y'imyaka 20 itagashagashaka inzu ayo namabanga amabanga senyabaki. Boke ngaho ruko wubatse. Ngaho genda aho rese hene vuba niwe wabiteye. Ngaho nyangerage. Kiravuga. Erega kuzahura ntibinaniye ahubwo ibyo mbona bigiye kunanira no guhora mbeshyerwa ibyo ntigeze natekereza. Nawe ihenezo. Reka ngende nzahure maze amahoro atahe wo kagira Imana we. Cyose Bazirunge mwana waje. Ubu rwose ngiye nte kugira ngo uzagira amahoro. Rwose data rwose numbaze icyo kibazo kuko gituma nibuka byinshi. Amahoro nayabuze igihe mbona mama wamurengejeho igitaka ngasigara njyenyine kandi ntasigara ngewe nzareba iyo mushyiramo. Ceceka mwana wanjye humura rwose ceceka. Ceceka mwana wanjye ndacyariho. Wirira gutyo rwose. Maze nujye ugira ikikobazo ukimbwira. Ceceka sihorere rwose. Nujye ugira ikikobazo ukimbwira. Ntacyo uzamburana ndacyahari. Iso narakubyaye. Ubu ndaza gushaka ingufuri ifite ifunguzo 3. Buri wese azagira urwe. Maze turebe uko bizagenda. Urumva? Ceceka icecekere rwose. Ariko se Bazirunge kumya kuri suragira ngo ngirene.
ihangane wenda ubwo umaze gukura wenda twagira amahirwe tukabona umusore akaza akagutabara. Yewe igihe naririye namaze gukama akanyagwe katakira. Icecekere mwana wanjye rwose nyina ngerageze nari maze kumwizera. Dore mwana wanjye nawe reba wafashaga ubuhinge kandi nkabona ushoboye n'urugo. Ese twari dutangiye no kubarirwa mu bakungu. Negitangaza ye. None ubu turabona namwirukana uruwo nkazarwifasha njyenyine. Ihangane rwose mwana wanjye. Ikimbaza meko yuhari igihe umutagatifu kaba wagira ngo ni marayika ariko wamara kugenda urenze irembo mbese ukagira ngo ni Rusuferi yataye hano mu rugo. Nuko mwihangane rwose wenda azagira aho wawe kwanjye ntacyo bimariye guhamagayitse. Sinabona bizamarira iki koko. Oya mwana wanjye usi igitekerezo cyo kwiyahura rwose. Icyo ntabwo ari igitekerezo cyiza. Buretse ndaza kwiga ikibazo cyanyu nitonze nzagusubiza. Cicika nguri yaraje. Atumva none ntiyakuraza. Dofenda akirize funguzo zanjye ufungure tujye mu nzu. Azakaburina koko.